nkuko mubizi mu gihe ari kwa muganga musanga abarwayi benshi barwaye iyi ndwara babarwaye malaria ni mubizi. Nkabagira ngo mumfashe dushimire leta yacu yatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo batugurire uyu muti nkuko mwawumvise. Uyu muti ufite imbaraga nyinshi, imbaraga zo kuzica aka gakoko gatera malaria. Agira ngo mumfashe dushimire leta. Murakoze cyane. Iki gikorwa rero tugiye gutangiza uyu munsi harimo uruhare rwacu, kuko iyi miti bagiye kuduterera ntabwo bazaza ngo bayitere ku mbaraga. Nkuko wambanjije bivuze, icyo dusabwa ni ukumvira amabwiriza ajyanye no gutera uyu muti, kuko hari ibyo tuzasabwa. Nibagera iwawe mu rugo bizasaba ngo ufite amazi bazavanga n'umuti bazaguterera. Murabyumva? Ayo mazi ntabwo bazaza bikoresha rekani. Urabona yuko ibikoresho bafite birimo imiti, ariko bazagusaba litiro zitarenze 10. Litiro z'amazi zitarenze 10 nibagusaba usabe wateguye. Kandi hari n'andi mabwiriza bazakubwira. Ntabwo bazaza ngo batere umuti mu nzu yawe n'ibintu byose birimo, ahubwo ibintu bizangombwa kubisohora ukabishyira hanze. Ibyo udashoboye gusohora uzabitwikira. Hari amabwiriza bazaguha kugira ngo igikorwa kigende neza. Ahangaha icyo tubasabye ni ukugira ngo muzubahirize ayo mabwiriza, nicyo kizatuma umuti uterwa neza kandi ukatugira akamaro. Murabyumva? Ibyumba byose bigomba guterwa. Ahantu hose hashobora kuba hishe wa mubu utera malaria, turashaka kuwuhiga, kuko niwo mwanzi utumye malaria irimo kwiyongera hano, haba i Bugesera haba na hano i Mayange.